gusa baguyemo cyangwa ari n'abadamu bakoramo? Harimo abadamu 2 yo n'abagabo 8. ihangano komere. Hariho uwo twitaga Furaha, ni naryo zina rye Jean d'Amour. No bitaga Mitutsi, ariko si ryo zina rye, afite amazina ye. Yego. Abo bamama baguyemo n'abantu bari abantu bacu ba hafi. Ariko ikiriho nuko ikirombe cyacu gifite assurance. Yego. Umubosi wacu ratureberera, ntago ari wa mubosi akoraga bunyeshyamba. Akuyakoraga mu buryo buzwi bwemwe n'amategeko. Yego. Umva ibyanjye ari byo. Tubona gisabwa cyakorwa kugira ngo wenda genda kigabanya impanuka. Ni ya mbere ibereyemo? Impanuka se ntago ari ya mbere. Nuko naga yambe hagenda hapfumwe gutyo ejo babiri gutyo nyina ko naga bari uwa mbere. Naga ubwa mbere kicyumenye kigize impanuka nkiza. Gusa kigize impanuka itarabaye ku yindi myaka. Impanuka niyo ihagarariye izindi mpanuka zagiye zibamo. Bangana gutyo. Ni nk'iki rero ubona cyakorwa nk'umuntu uhagera uhakora, yaba wari gusaba inzego z'umutekano? Ishusho nyine kubera ko hari ahantu haba harabanje gucika, bakamenya ngo wenda iki kintu bararangaye. Yego. Bararangaye ntibitaye kuri iki kintu. Ariko cyo ntaga batangira kwibwira amazina tugusanga hano habereye ibyago, twibwire tujye nimba ari n'umuntu wawe wari urimo. Mukandayisenga Jeanne. Yego. Ibi byabaye ku nshuti zanjye za buri munsi. Yego. Cyane ko twari tumeze nk'abavandimwe bitewe n'isano twari dufitanye z'akazi. Ibi byabaye ni impanuka, si ibintu byari byateguwe. Cyane ko ikirombe cyaguye ntago ari cyo twari twiteze ko cyagwa. Yego. Icyari bugwe bari baragihagaritse. Bariya abavandimwe banjye bapfuye baza mu kirombe cyaho twateganyaga ko kitagwa. Cyane ko ngiye nabyutse ngiye kuza mu kazi, umugongo uracika mbura ukonza. Saa 5 nibwo numvishe telefone impamagaye, barambwira ngo ba Frank ikirombe kirabagwiriye. Zo zari inshuti zanjye za hafi, twakundanaga bishoboka. Ningo nabuze basaza banjye n'abakuru banjye. Barebye kutubwira ngo ubuyobozi hari ikindi kintu bwadufasha, kirombe cyacu cya gifite assurance. Yego, hari abavuga ko nta assurance kigira. Ihangane. Kirombe cyacu gifite assurance. Yego, ihangane. Umuntu uje mu kazi wese baramwandika. Yego. Akavuga amazina yuko yinjiye mu kazi. Yagize ikibazo abona ubuvuzi bwa mbere bushoboka. Yego. Dufite icyizere ko abantu bacu ntago bazapfa burundu, ntago bazahera. Hari ubuyobozi nabwo burahari buzadufasha. Hariya wenda amakuru mwamenye n'abagabo gusa baguyemo cyangwa ari n'abadamu bakoramo? Harimo abadamu 2 n'abagabo 8. Ihangano komere. Hariho uwo twitaga Furaha, ni naryo zina rye Jean d'Amour. No bitaga Mitutsi, ariko si ryo zina rye, afite amazina ye. Yego. Abo bamama baguyemo n'abantu bari abantu bacu ba hafi. Ariko ikiriho nuko ikirombe cyacu gifite assurance. Yego. Umubosi wacu ratureberera, ntago ari wa mubosi akoraga bunyeshyamba. Akuyakoraga mu buryo buzwi bwemwe n'amategeko. Yego. Umva ibyanjye ari byo. Reka tubakomeze kandi mwihangane. Yego, uratangira twibwira amazina yawe? Murakoze, nitwa Dusingiza Uwera Sandrine. Yego. Ahantu habereye ibi byago ni ahantu dusanzwe duhahira. Ariko mu by'ukuri iki kirombe cyakoze iribara. Ntago ari ikirombe kigaragara ko cyari ikirombe kibi. Ahantu turazinduka tukaza mu kazi, dufite abantu bashinzwe kuza bakabanza bakareba uko hameze. Iyo basanze ari ahantu hashobora guteza ikibazo, icyo gihe ntago tuhagera. Ntago tugeramo. Baradusura bakamenya ngo aha hari gukorera aba bantu harizewe, nta kibazo dufite. Ni impanuka nyine yabaye. Ntago ari ibintu byari byitezwe. Wowe uhakorera iki? Ahantu tuhakorera akazi ko guhonda amakokasi. Wahonda konkasi? Yego, ariko mu bagiye harimo umukwe wanjye. Impore bambe. Yego.
yarafi ubwo ni umugabo w'umukobwa wawe? Yego, ni umugabo w'umwana wa musaza wanjye mbere y'umwisenge neza. Yego, yarabyaye rimwe. yo ubwo rero babyutse baza mu kazi bisanzwe. Ni ukuri hari ukuntu wenda bashaka kuvuga bata ahantu wenda hari hasanzwe babona ko ari ahantu habi, ariko ntabwo ari ahantu habi. Ahantu haba hari umutekano usesuye, buri gitondo barahagera, dufite abantu bashinzwe kureba aho hantu nyine n'ibya byago bitera bidateguje. Mbese ni impanuka? Ni impanuka, ntabwo ari ibintu byari byitezwe. Ahantu harasurwa, haba hafite ubwishingizi. Rwose ntago wavuga ngo ni ibintu byabaye byitezwe, ni impanuka isanzwe. Cyangwa uvuge ngo hari ufitemo uruhare? Oya, nta ruhare rurimo aha ngaha, kuko harakontororwa bihagije. Harakontororwa, haba hari abantu baraza bakahareba, bakamenya batanu turabona hatameze neza, ni mube muvuyemo tubanze tuhatunganye, muzasubiramo ari uko ahantu hatunganye, ejo hatazagira ikindi cyago kihaba. Umubosi wacu rwose aratureberera. Dufite abanjenyeri bashinzwe kureba ibyo birombe bibi, basanga ari ikirombe kibi bakagihagarika. Ni impanuka rero yabaye rwose, nta muntu twajyaho ngo tubishyireho bitewe n'uko dufite akababaro k'abacu. Ni impanuka, nta ruhare babigizemo. Haba n'ubwishingizi? Hari ubwishingizi burahari. Yego. Okay. Wenda nyuma y'umukwe wawe hari undi muntu cyagwiriye wabuze? Harimo abantu n'abavandimwe nk'uko nyine dusanzwe dukorana, hakaba ari inshuti duturanye gutyo tugendana mu kazi, nta bantu dusanzwe tuzi. Uyu munsi wari wakoze? Yego. Okay. Nk'umuntu wari uhari, duha ishusho bitangira uko mwabibonye cyamanu bimeze bite umuntu wari uhari? Yes, tugusanze hano, uratangira twibwira amazina yawe. Nitwa Maniriho Jean Marie. Yego. Niko nitwa. Yego. Tugusanze hano habereye ibyago, abantu bagwiriwe n'ikirombe, bimeze bitari umuntu wawe uhafite? Mafite umuntu, message nayihawe 5:40 nibwo nabahawe message bampamagara yuko agwiriwe n'ikirombe. Yego. Iyo message rero bayingejejeho, naje nturutse Kigali ariko aturuka mu ntara, mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Kinihira. Uwo mwana niho aturuka, yaje rero aje gupagasa nk'uko n'abandi baje gupagasa, ariko twumvishije inkuru mbi nyine kuko ntabwo ari umwe si babiri. Amakuru turimo kumenya ni uko bashobora kuba bagera mu 10. Ubwo rero iyo message nkimara kuyumva nahise mpaguruka ndaza, niko kudusanga aha ngaha. Rero natwe kuba dusanze aha ngaha n'ibyo ngibyo turimo n'ibyago nk'ibyo ngibyo byatuzanye. Yego, mwihangane. Uwo muvandimwe mufitemo mupfana iki? Ni umugabo, ni umusore? Uwo muvandimwe mfitemo ni mwishywa wanjye, ubwo ni umwana wa mushiki wanjye. Yego. Afite imyaka, yari amaje kugera imyaka 22, agiye ari ingaragu, yari akiri muto, yari akiri umwana. Yego. Iterambere yari afite nyine, ubwo uri kumva yuko yarageze mu myaka yo kuba yagere ikirenge mu bantu, yarageze mu gihe cyo gushaka, ariko ntabwo yari yagashatse, apfuye ari ingaragu. Nuko wenda wabashije, tugeze hano dusanga ubuyobozi bw'umutekano ndetse polisi n'inzego za gisirikare, RIB barahari, ku buryo bashyizeho ingamba nyine ndaho hari igikorwa cyo kugira ngo babashe kubasha gushakisha imibiri yabo, kuharenga bitemewe. Nese wenda wowe wabashije kuhagera mbere, byari bimeze bite? Twagerageje kuba twabasha kuba twagerageza kuba twahagera. Badukumiriye, twageze hafi yaho baradukumira. Nta muntu n'umwe w'umuturage ngire ngo wemerewe kuhagera, bose bagiye babakumira. Ku buryo byanatujyanye na kure cyane, twumva biratubabaje kugira ngo wumve ngo wawe yaguye aha ngaha, ukabyumva gutyo gusa ari ukabifata nk'ibihuha kandi byabayeho bagagukumira. Byadukomerekeje, biratugora cyane, ariko kubitewe n'impamvu z'intuza, umuyobozi aba ari umuyobozi. Ubwo twumviye ubuyobozi, niyo mpamvu twarindiriye aha ngaha, dutegerejeje aha ngaha. Wenda icyo twari turimo kwifuza, igitumye uri kubona burije, igitumye tuba tukiri aha ngaha, dutegereje nuko wenda abayobozi bashobora kutubwira ati wenda imibiri y'abantu banyu tuyijyanye aha n'aha, muzajye
kwishakira aha n'aha nicyo gitumye iyi saha tugejeje iyi saha dutegereje ubwo dutegereje yuko hari icyo batumenyesha. Wenda nk'umuryango uri Rulindo hari abo mwabwiye nabo bagiye kuza murateganya ko uyu mwanya ntabwo turamenya niba barimo barokotse cyangwa se bose bitabye Imana ko tukoze inkuru ntacyo baratangaza. Musanze wenda mufite gahunda ki nk'umuryango? Gahunda y'umuryango ntabwo nakubwira ngo uyu mwanya ngo dufite gahunda ki nk'umuryango kuko natwe uku nguku dusanze aha ngaha niko natwe turimo kubibona. Ntituramenya icyo ubuyobozi cyo wenda buratugezeho nko ku bantu babuze ababo, ibyo ntabwo turabimenya. kandi mu muryango uwo mwana aturutsemo ni umuryango nyine utishoboye. Mama wiwe yatangirwaga na mituweli, uri kumva bazaga gupagasa boherereza umubyeyi wiwe, nibo bari batunze umuryango. uri kumva rero biragoye leta yadufasha wenda igakurikirana n'uwo muryango kuko uwo mwana yitaga ku babyeyi, yitaga ku babyeyi. Papa we ntawe yari afite mama wiwe n'abandi bavukana, ariko niwe wasangaga arimo kwita ku mubyeyi cyane mu buryo bwo kuba yamusova muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Yego, niki dusoza niki musabo inzego z'umutekano? Wenda sinzi niba mwabasha kumenya ayo makuru, nimba aho yakoraga bafite ubwishingizi cyangwa se hari icyo mwabamo babavugishije cyangwa sinzi. Hano nkeka yuko hari abantu bakoranaga, nkeka yuko natekereje ndabaza ati se abantu bakoraga muri ibi birombe bafite ubwishingizi? Amakuru nabashije kuba ako kabazo nakagize ngira ayo matsiko. Se hano mukoramo mufite ubwishingizi? Barambwira umugisha tukareba. Bavuze ko koperative igira ubwishingizi. Ntabwo mbizi, ntabwo ngewe mbizi, ndi umuturage nk'abandi. Ariko nge nabibajije abo barimo kubivuga bafite nabo icyo bashingiyeho, ariko ngewe amakuru nabashije kumenya ni uko abo bana ntabiga. Ni iki musaba ubuyobozi muri rusange dusoza? Ubuyobozi icyo twabusaba ni ukudufasha muri ibi bibazo. uri kumva nk'umuntu uturuka mu ntuza, uturuka mu ntara iyo kure kugeza umubiri ni ikintu kigoranye nko ku muntu wari ufite umuryango wari ukenye. Wenda icyo dusaba ubuyobozi ni uko badusova bakadufasha muri iki kibazo. Ndumva nta kindi twabasha kuba twagira. Reka tubashimire. Yego, murakoze kandi mwihangane. Yego. Yego, uratangira twibwira amazina yawe? Uwimana Emmanuel. Yego, Uwimana Emmanuel, tugusanze hano ku Kirombe habereye ibyago. Dufite amakuru ko hakora, nibyo? Ndahakora. Najya n'umuntu wanjye wabwiriwe n'ibirombe. Pole sana. Byabaye ryari, byagenze gute kugira ngo bagwirwe n'ikirombe? Uyu munsi ntabwo nahakoreye. Yego, ntabwo ari bamamagaye bambwira yuko kibagwiriye. Ubwo murumuna wawe kugeza uyu mwanya hari amakuru waba ufite yuko ameze nda cyangwa? Nta makuru mfite yuko ameze ubu ngubu. Yari mu kigero cy'imyaka ingahe? 22. 22. Mu rugo ni hehe nyirize? Rulindo. Muri Rulindo mwaje muje gushakisha? Yego. Reka tukwihanganishe kandi ukomere. Ari wenda hari amakuru dushaka kumenya, iyi koperative bakoreraga igira ubwishingizi? Ntago mbizi. Ntago bizika? Aho ntago wahakoze se? Ndahakora ariko simbizi bya koperative. Muri rusange ubwishingizi bwanyu ni ubuhe nk'abantu muhakora? Hano twebwe uretse ni nka mituweli n'ubundi, kuko wakomereka ajya kwivuza nta bundi bwishingizi tujyana nka mituweli. Ntago mukorera muri koperative? Ni koperative tuyikorera. Niho mukorera muri koperative. None ubuyobozi bwa koperative ntago bwigeze butekereza ku bwishingizi bwanyu? Oya, gusa ikiriho cyo nuko badukangurira kwishyura mituweli gusa. Yego, mituweli no muri iyi minsi babikanguriraga kwishyura. Ntayifite ndatekereza byagoramo kuza gukoramo, byagorana. Ntago mwigeze wenda mugeze igihe cyo kuba? Ntacyo, nta makuru. Kugeza uyu mwanya wihangana ukomere. Ni iki musaba ubuyobozi, yaba ari ubw'ikirombe ndetse n'ubuyobozi
inzego z'umutekano nabo n'izindi nzego zose niki musaba kugeza uyu mwanya nk'abantu mwaba mufite imiryango mwabuza abo wanyu mo hano? ubuyobozi n'ubundi ni ukutuhaba hafi bakadufasha cyane yuko n'imiryango tuba tuvuyemo ibiti biba bitoroshye bakadufasha muri ibi bibazo. Nabamenyesheje urumva buri wese nk'uwabuze umuntu we kubyakira biragora. Twabanaga mu nzu imwe tugakora n'akazi kamwe. Nakwimba gute natakaje umuntu nyine sinakwimba gute. Paul sana papa wihangana. Turacyari ahangaha rero mu karere ka Bugesera aho turi ku kirombe cyabereyeho impanuka yaje kuba, ariko by'umwihariko ntago haratangazwa abo iki kirombe cyangwa se no mpanuka yahitanye. Uko turi buze kugenda turaza kuza kugenda turushaho kumenya amakuru biteye n'ibiri buze kuba byavuye mu bikorwa by'ubutabazi biri gukorwa ahangaha. Tuhoye hano n'umujene. Umeze bite umusaza? Nta kibazo nta kibazo. Umeze neza? Meze neza ntari. Ndabona umeze fresh. Akazi umunsi kagenze gute by'umwihariko kuri wowe? Kajemo ibintu by'impanuka nk'izi ngizi naho kagenze neza. Ibyago nta kundi ni ukwihangana. Inkuru y'impanuka we wayimenye ryari yakugezeho? Nayimenye nka 5:40 kuko nkuri ari hejuru mu ishyamba baduhamagaye. Ukora ibiki? Je ndasanye nasa amabuye nyine. Nawe ukora mu birombe nawe muri make, ariko ntago uri gukora kuri iki kirombe? Yanjye nakwaga ruguru hejuru iri cye kumva barahamagara ati kirombe cisha abantu hepfo. Yego nyine abantu nyine hase twiyakira nyine nk'ibisanzwe. Yego nkuko natwe tubikoramo twati natwe n'ejo wundi ari twebwe nta kibazo n'impanuka nk'impanuka zo mu muhanda zose. Nawe uri gukora hejuru hariya mu ishyamba nyine igeze kwa kagahanda mu gasante hano hejuru tubona ibirombe biri hejuru iri. Yego ku ruhande rumwe ubuzima bw'ahangaha buryo abakozi mwakoraga hano mu busanzwe mu buryo bw'akazi kangaha buri munsi bwabaga ari ibintu bimeze biti? akazi kawe kugakora ugakora n'undi ntago wajya utaje hano nukuza ugakora umunsi wabona uciye amahoro bati Imana ishimwe bambonye cyo ndarira yagiye mu rutoki rwa rubanda. Hari abari bataratabarwa bakoragamo hano uzi nyine bataraboneka waba waruzi mu bo amakuru maze gukorora? Nanjye nagishatse kugerayo batubuza tugakiraho ubwo abo ngabo nyine 3 babonye ntabwo nabashije kuhagera. Ubu hamaze kuboneka 3? Ngo hamaze kuboneka 3 ni kamakura aje adusanga hano. Mashini abona zirimo ziravaye wera tubuze kuza kubimenya ndetse no mu makuru ari buze gutangazwa n'inzego zibifitiye ubushobozi ububasha. Abajene bahangaha abasore bakora hano akazi ka buri munsi ubundi hano nakanga kamukora kandi ntako nawe ndanako kwinura kugusibura kugupakiza izo modoka naho ni nakandi kazi nakazi kamwe gusa akajya gahinduka. Ibirombe byangaha ngewe ndi nk'unumva numva ibirombe nari hano bakura amabuye y'agaciro, amabuye bavamo hano nayanga yasanzwe bajyana Kigali bakubaka mwe cyo mukora ni iki muri muraho? Cyo cyo dukora ni ukuyakura kabasha kujya i Kigali, ukabasha kujya i Kigali muri yakuramo hasi mukanayapakira mukayakuramo hasi nyine turayakura hari abashinzwe kuyashyira kuyazamura hejuru n'imodoka ikapakira ikajyana. Ubwo buri munsi mu kiromba bari gukora iki? Abari gukora iki? Udufashe uduhe nk'ishusho uri hasi mu kiromba bari gukora iki? Nk'ubu wenda ni nk'urugero, yego ndi umwashi ninjye washije ayo mabuye. Ubu ufite igiki nyine duha urugero ikintu ubu ufite? Bafite inyundo na rasoro n'umungwana. Ubwo rusaka abantu barize kurwihangana n'urw'imashini zivuye mu bikorwa, ariko nta kibazo turakomeza tuganire. Kameramani Baba aribuze kuza kuzifata nizigenda. Wowe ufite iki? Mfite inyundo na rasoro. Yakimwe bita kinubi. Na rasoro. Biragaragara ko n'ukuboko ufite. Biragaragara ko nabiteruye nabikozemo ndabizi. Hanyuma ugakubita gutyo hanyuma nkabasha kuba nakura amabuye.
Yes, niyo ni imashini imwe mu zivuye kuba zakora ibikorwa byo gushaka abantu baje kurwirwa n'ikirombe. Ahangaha turi mu karere ka Bugesera, izindi ziracyariyo. Iriya nitwara itaka, haba hari izindi ziba ziri kuvanaho. Yego, uyu munsi rero akazi kaje kugenda nabi, gukora ibyo byago urupfu rutunguranye. Ubuzima bukwigisha iki ku ruhande rwawe nk'iyo wari kumwe n'umuntu wamwakuranaga ukumva umwe aragiye nyine? Ubwo usigana nyine mbega usigana nyine agahinda kuko mugenzi wawe n'umuvandimwe wawe agiye, kuba utakimubona ngo mukorane nk'akazi nk'ako, ukabura mubuze ukikorana, icyo kibazo cyakira aho uvuga ati mugenzi wanjye aragiye, ko nubwo agiye nta kibazo. Hari umuntu uzi wagwiriwe n'ikirombe? Abantu nzi harimo uwo bita John, twariya ni inshuti yanjye nyine, kamo n'uwo bitaga Kirenge. Abandi nabo mbashiye kumenya kuko abandi bari barahaje naravuye natacyakora warimutse. Wenda hano mu kirombe hari ukuntu umuntu hano wenda nk'abantu bakora akazi gatandukanye, hari igihe baba basaba ubwirinzi. Hari inama ushobora kugira abantu, hari ubwirinzi bushobora kubaho cyangwa hari uburangare buba bwabayeho ku bakoramo? Uburangare buzamo kuba nk'umubosi yakubwira ati urabona cya kintu kikuri hejuru, ushaka ukuntu wenda wagica hejuru kikuve hejuru kitazakugwira. Iyi nama watanga ku bantu bakora hano mu birombe tunasoza? Iyi nama watanga? Inama se ntababya si inama cyangwa icyo ubona cyakorwa, icyo ubona gisabwa cyakorwa kugira ngo wenda genda kigabanya impanuka. Ni iya mbere ibereyemo impanuka se? Ntabwo ari iya mbere, nuko nyine ntabwo ari iya mbere, hagenda hapfa umwe gutyo, ejo babiri gutyo nyine, ako ntabwo aba ari uwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere iki kimenyetso kigize impanuka nk'izi, gusa kigize impanuka itarabaye ku yindi myaka. Impanuka niyo ihagarariye izindi mpanuka zagiye zibamo bangana gutyo. Ni nk'iki rero ubona cyakorwa nk'umuntu uhagera uhakora, yaba waba uri gusaba inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubuyobozi bushinzwe icyo kirombe cyangwa se n'abahakora muri rusange? Ngiye icyo nasaba ubuyobozi, nabusaba ko yuko bagomba kubwanya ikirombe ibintu biri hejuru y'umuntu bakabica, cyangwa atabyumva bakagifunga nta kibazo. Babicisha ikibwo imashini nk'izi ngizi nyine, bakabica bikareka kuba byateza impanuka. Kadushime kandi urakoze. Ishusho nyine kubera ko hari ahantu haba harabanje gucika, bakamenya ngo wenda iki kintu bararangaye ntibitaye kuri iki kintu, ariko cyo ntago ariko byagenze, nta burangare bwabayemo, ni umusozi wagize gutyo uhita uza uriyubika. Cyatunguranye, nta ruhare babigizemo. Ntiwavuga ngo ahantu hari hameze gutya hari hazateza ibi byago byari bizwi. Ni ikintu cyaje gihita kibika, natwe biratuyobera, ntabwo twari tubyiteze. Yego, kugeza uyu mwanya ni iki musaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abayobozi b'ikiro? Ikirombe ni icya koperative, gifite umuntu umushoramari ku giti cye? Ikirombe ni abayobozi ni koperative cyangwa ni cy'umushoramari ku giti cye? Ni koperative. Ni koperative. Yego, ntabwo ari ngombwa kuvuga izina, ariko ntacyo ubwo ari koperative. Ni iki musaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'iza koperative muri rusange? Ikintu twasaba nyine, urabona abantu bacu baragiye, ariko nubwo dufite ubwishingizi, hari ababyeyi baguyemo basize abana. Hari nk'umubyeyi wagombaga yaje guhaha yasize abana ari buhahire, akaba amurera ari umubyeyi w'umugore wenyine, nta bana, ari abana gusa nta mugabo. Abo bana nyine ubwo urumva basigaranye ikibazo. Hari abarimo bari mu mashuri, hari abari bari gukora icya leta. Ubwo icyo twasaba nyine ni ukugira ngo uko biri kose badufashe, barebe ukuntu izo mfubyi zacu zakomeza zikiga, nuko nta kundi. Yego, reka tubashime kandi mukomeze mwihangane. Yego, murakoze.